inzira ntibwira umugenzi. Iyo Bwiza amenya ko indirimbo agiye gukurikizaho izateza ibibazo bikomeye cyane, ntabwo ari kwirwa ayishyira Prince Keys muri Hybrid Music ngo ayikoreho. Kandi Prince Keys nawe yaza kumenya ko indirimbo agiye kurambikaho ibiganza izamubyarira ibibazo bikomeye bikamutera kuganya ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo ari kwirwa iyi ndirimbo ayikoraho. Ni indirimbo yitwa Boda Boda Bwiza aherutse gusohora, ikaba imwe mu ndirimbo ziri gukundwa cyane muri iyi minsi. Iyi ndirimbo yakozwe n'aba producers babiri, barimo producer Prince Keys watangiye umushinga ndetse na producer Loda yewe na Bobo Pro umixinga. Ibyo ngibyo bimaze no kumenyerwa. Prince aherutse kujya kuri page ye ya Instagram arakaye cyane akubita agatoki ku kandi, avuga ko Bwiza n'umujyanama we Claude uhuje imfura bamuhemukiye cyane, ngo mbese ibintu bakoze ntabwo bibaho. Ati ngewe nkora igihangano bakitirire undi muntu. Umujyanama wa Bwiza Claude uhuje imfura akibyumva ati se noneho uyu musore we kandi dupfuye iki? Ese niki cyabaye hagati ya Prince Keys Bwiza n'umujyanama we gituma bose bitana ba mwana? Nibyo se koko nk'uko Prince Keys abivuga yarahemukiwe, indirimbo Boda Boda yakoze yitirirwa undi kandi ari we wenyine wayikozeho? Nyuma y'ibyabaye se byo guhemukirwa niki Prince Keys agiye gukora? Mu kiganiro cy'uyu munsi ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Avuga ko Claude uhuje imfura ndetse na Bwiza abereye umujyanama bamuhemukiye cyane, ngo cyane ko yabakoreye indirimbo Boda Boda, imwe mu ndirimbo zigezweho ubu ngubu, ariko bakanga iyo ndirimbo bakayifata bakayitirira undi mu producer utaragizeho uruhare mu buryo bufatika. Iyi ndirimbo Bwiza yasohoye hagati muri iki cyumweru dusoje nko mu minsi 4 ishize, akaba ari imwe mu ndirimbo ziri gukundwa cyane n'abatari bake, yakozwe na producer Prince Keys, gusa ayihurizaho imbaraga na producer Loda ndetse na Bobo Pro wayimixinze nk'uko bimaze kumenyerwa mu muziki w'ahangaha mu Rwanda ko Bobo Pro ari umwe mu bazi gukora mix na mastering mu buryo bwiza kandi bunogeye amatwi. Gusa nk'uko abakurikiranira hafi umuziki dusanzwe tubimenyereye, ubundi producer Prince Keys ntawe ajya akoresha mixing na mastering kwa Bob. Indirimbo yonyine yakoreshejeho ni indirimbo Fake G yahereyeho, indirimbo ya Aline Sano, nayo ndirimbo rukumbi Prince Keys yakoze irimo ikirango cya Bobo Pro. Izindi ndirimbo zose ni Prince Keys we ubwe wazikoreye, akazikorera byose birimo mixing na mastering, ibyo aba producers hafi ya bose bo mu Rwanda bo bakoresha kwa Bob. Ucyumva iyi ndirimbo Boda Boda ya Bwiza ukumva ko umushinga wayo wageze no kwa Bob, uhita wumva ko nubwo Prince Keys ari we wayikoze iyi ndirimbo atayikoze wenyine. Ahubwo se byagenze bite niba iyi ndirimbo atarikoze wenyine kugira ngo afate umwanzuro wo kujya kuri Instagram avuga ko Bwiza na Claude uhuje imfura bamuhemukiye? Amakuru